kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye naho buri wese ahereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 19 Gicurasi mwaka 2025 kuwa mbere iragira iti niwizera Yesu Kristo nibwo uzamenya ibye. Niwizera Yesu Kristo nibwo uzamenya ibye. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turimbane indirimbo ya 5 mu gakiza yiriti sinzibagirwa igihe nakizwaga. Haleluya, haleluya. Imuririmbyi arimba neza cyane bene data, aravuga ngo ni igitangaza rwose kuko nahawe agakiza ku buntu. Ni igitangaza jye munyabyaha nahawe agakiza. Arangira avuga ngo namanukiwe n'umwuka w'Imana anyuzuza mu rukundo runkwiye, nuzuye impundu mu mutima wanjye abatirisha imbaraga z'ijuru. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Ibyakozwe n'intumwa ibice 8 umurongo 26 tugeze kuri 40. Haravuga ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo Umunyetiyopiya w'inkone yizera Yesu.
bukeye marayika w'umwami Imana abwira Filipo ati haguruka ugane ikusi ugere mu nzira imanuka iva Yerusalemu ikajya i Gaza ya yindi ica mu butayu. Arahaguruka aragenda, nuko haza umunyetiyopiya w'inkone, umutware w'umunyabyuma w'ibintu byose bya Kandake, umugabekazi w'abanyetiyopiya. Yari yaragiye Yerusalemu gusenga, yasubiragayo yicaye mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umwuka abwira Filipo ati sanga ririya gare ujyane naryo. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, aramubaza ati ibyo usoma ibyo urabyumva? Undi ati nabibasha nte ntabonye ubisobanurira? Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Ibyo yasomaga mu byanditswe byari ibi ngo yajyanywe nk'intama bajyana mu ibagiro, kandi nk'uko umwana w'intama ucecekera imbere y'ukemura ubwoya, niko atabumbuye akanwa ke. Ubwo yacishwaga bugufi, urubanza rwari rumukwiriye barumukuyeho. Umuryango we uzamenyekana ute ko ubugingo bwe bukuwe mu isi? Iyo nkone ibaza Filipo iti ndakwinginga mbwira ayo magambo umuhanuzi yayavuze kuri nde? Yayivuzeho cyangwa yayavuze ku wundi? Filipo aterura amagambo ahera kuri ibyo byanditswe, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Bakigenda mu nzira bagera ku mazi, iyo nkone iramubaza iti dore amazi, ikimbuza kubatizwa n'iki? Filipo arayisubiza ati niba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Nayo iti nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Itegeka ko bahagarika igare, baramanukana bajya mu mazi bombi, Filipo n'inkone arayibatiza. Bavuye mu mazi, umwuka w'Imana ajyana Filipo, inkone ntiyasubira kumubona, nuko ikomeza kugenda inezerewe. Ariko Filipo abonekera muri Azoto, agenda abwira abantu ubutumwa bwiza mu midugudu yose kugeza aho yagereye i Kayisariya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Akenshi iyo ufashe igihe ugasoma Bibiliya, rimwe na rimwe utabanje gufata ibihe ngo usenge, amagambo ayirimo ashobora kugutera urujijo, ushobora no kwibwira ko nta sanse afite cyangwa se atumvikana. Wumve icyo avuze, kandi nyamara ijambo ry'Imana rigereranywa n'indorerwamo umuntu yirebamo akabasha kumenya aho yanduye, akabasha kuba yakoga, akabasha gucya. Ntabwo Bibiliya wapfa kuyisoma umubiri ngo uzabashe gusobanukirwa n'ubusobanuro bw'amagambo ayirimo. Ariho mu byakozwe n'intumwa ibice 8:26-40 tubwiye inkuru z'umunyetiyopiya w'inkone wizeye Yesu. Filipo ari mu nzira iva Yerusalemu yerekeza i Gaza, haza umunyetiyopiya w'inkone, umutware w'umunyabyuma w'ibintu byose bya Kandake, umugabekazi w'abanyetiyopiya. Yari yaragiye i Yerusalemu gusenga. Yasubiragayo yicaye ndetse mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Aramubaza ati ibyo usoma ibyo urabyumva? Undi ati ntabibasha nte ntabonye ubisobanurira? Yinginga Filipo ngo yurire bicarane muri iryo gare rye. Ibyo yasomaga mu byanditswe, iyo nkone ibaza Filipo iti ndakwinginga mbwira ayo magambo umuhanuzi mbese yayavugaga kuri nde? Yayivugagaho cyangwa se yayavuze ku wundi muntu? Kuri 35 hakavuga ngo
Filipo aterura amagambo ahera kuri ibyo byanditswe byera, amubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Bakigenda mu nzira bagera ku mazi, iyo nkone iramubaza iti, dore amazi, ikimbuza kubatizwa n'iki? Filipo arayisubiza ati, niba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Nayo iti, nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Irangije itegeka ko bahagarika igare, baramanukana bajya mu mazi bombi, Filipo n'inkone arayibatiza. Bavuye mu mazi, umwuka w'Imana ajyana Filipo, inkone ntiyasubira kongera kumubona, nuko ikomeza kugenda inezerewe. Hari abantu benshi bashaka kwigira ko bazi iby'Imana kandi nyamara batabizi, kandi ntibashake no kubibaza ngo babimenye. N'abayisenga rimwe na rimwe bakabyibazaho, ariko ntibashake no kubibaza cyangwa se ngo basobanukirwe, ahubwo ugasanga bariha ibisubizo bipfuye cyangwa se bitari byo. Nyamara burya begereye bakabasha kubaza impamvu, nyamara burya ubegera ukabaza impamvu z'ibyiringiro byabo, wazimenya kandi ahubwo bikarangira nabo bizeye Yesu Kristo, bakabatizwa, bakuzura umwuka wera, bagahora banezerewe ubuzima bwabo bwose. Rero nawe mwene data, uyu munsi gira amatsiko yo kumenya ibyanditswe byera no gusobanukirwa ibikubiyemo n'akamaro kabyo ku buzima bwawe. Nibyo byiza bizagufasha. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye, dusabye umwuka wawe wera, niwe wabasha kudusobanurira. Twebwe ubwacu ntitwabasha kumenya ibyanditswe byera, ariko tubashije gusenga tukakwegera, tukakugisha inama, umwuka wera niwe mufasha muri byose. Ujye uduha umwuka wera aduhe kudusobanurira ibyanditswe byera, tubashe gusobanukirwa, kandi n'abatarakumenya babashe gusobanukirwa ubwiru bw'ijambo ryawe. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose. Shimwe n'icyubahiro byawe none iteka ryose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo dusenze, amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, mushuma ku itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda CCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Tufuje kugira umunsi mwiza, akazi keza, ndetse n'intangiriro nziza y'icyumweru. Shalom shalom, ndabakunda.